ubundi rya mukuru riratinda ngo ntirihera. Umukobwa wacu Denise amaze kubona ko byamucanze yahisemo kuba yakitabaza inshuti yiwe Ana. Yatangiye kuba yamuhamagara amubwira ati si umunsi ko mfite ikirori, ati ko ari umunsi w'isabukuru yanjye, ati ntabwo uri buze kuba wagaragara ahangaha cyangwa se waza ahangaha. Mbibutsa ko iyi ngiyi ari episode ya 9 dutangiye, ndetse ahangaha umukobwa yari amaze kubona ko bimaze kuba byamucanga rwose. Ako kanya Ana nk'inshuti nawe ntiyabashije kuba yadutindira, yahise agoboka aho ngaho ndetse yatangiye kuba yabwira mugenzi we ahangaha Denise ati ese kuri kuba wasa umweru, ati ntabwo uheruka gushyira utuntu ku mubiri cyangwa se ntabwo uherutse kwisiga amavuta. Mwumva ukuntu Ana yaje amubwira. Ubu ngubu Denise niko kuba kumubwira ati Ana witangira kuba wambwira gutyo, ati urabizi biri kuba byambaho muri iyi minsi, ati rero sinshaka ko wongereramo cyangwa se ukomeza kuba wankura mu gisebe. Ana niko kuba yabwira Denise atari ko urabizi cyaba cyose imba nkuri iruhande ndetse urabizi neza ko ngewe mba nkushyigikiye. Denise niko kuba yambwira ati se waje witeguye kuba wamerekeza, ati tugiye kuba twajya mu isabukuru yanjye y'amavuko, ati ndakeka ibyo ngibyo uri kuba wanywera ahangaha ntabwo ukibikeneye, ndabizi uraza kuba wanywa inzoga zihenze ndetse harimo na champagne. Ana niko kuba yambwira ati Denise urabizi ku bwawe nzaguma mpari kandi nzakora byinshi ku bwawe, ati rero reka tube twava ahangaha tube twagenda tubashe kuba twakora ibyo dukora hakiri kare. Mbe hano dore wa mukaryasi cyangwa se wa mukozi wari uri kuba wakora amasuku mu rugo kwa Mose yaje yambaye cyangwa se yatsapye iya kanzu, ndetse mwibuka iyi kanzu yazaniwe na mama ndetse na papa wa Mose, babashije kuba bayizanira Denise ngaba ari buza kuba yambara ku isabukuru cyangwa se ku munsi wiwe ndetse w'amavuko. Denise kugera ahangaha yasanze umukobwa karyasi rwose yambaye ikanzu ndetse yayironzemo yanamubereye, ari gutangira kuba yakivugisha ati se noneho uriya we ninde? Kumbe Divine ahangaha yakomeza avuga ati burya ni wowe mukobwa, ati si wowe wacu yabashije kuba yakunda mbere yaririye habara. Denise niko gutangira kuba yabwira Ana atari ko ibintu by'isi rwose birashimishije ndetse biratangaje. Ana nawe ati njye ibintu ndi kubasha kuba nabonekera hano cyangwa se nabonera hano sindi kuba nabyumva neza. Dore karyasi ngaratangira kuba yafata ijambo ahangaha agatangira kubabwira umukobwa ati ndatekereza nta mwanya wowe ufite ahangaha, ati ni njyewe umugore wa boss ubu ngubu, ati kandi twese turabizi ni njyewe wa Mose yabanjije kuba yakunda mbere yuko agukunda. Dore karyasi ngo nawe aratangira kuba yakishyira hejuru ndetse akishyira mu mwanya utari uwe. Ahangaha John nawe nk'umuntu wari umaze kuba yatandukana cyangwa se yabona ko umukobwa ari kuba yamwicaho, yatangiye kuba yamubwira ati njye mba ndi ku ruhande rutwinze cyangwa se uruhande ruri buze kuba irwatsinda. Denise ariko kuba yababwira ati njyewe ibyo ngibyo rwose nta nubwo ndi kuba nabirebaho, ati ikindi njyewe ntabwo mbashije kuba nitaye ku byo muri kuba mwakora ahangaha, ati kuko n'ubundi nje mbasanga ahangaha ntabwo nzi imikino muri kuba imwakinira ahangaha. Karyasi ahangaha niba yari yagiye muri salo yo kwa Ndi yari yagiye bamukoraho ryatse ndetse nawe yigize mwiza. Natangiye kuba yabwira umukobwa Denise ahangaha ati ese muko usibye kuba wakirya ukaba uri umuhombyi, ati ikindi kintu ubashije kuba washobora ni ikihe? Ati cyuza ahubwo ni ukuba watwara imitima y'abasore cyangwa se y'abagabo bacu warangiza ukiruka. Divine nawe niko kuba yaboneraho aramubwira ati wigenze kera, ati wigenze benshi, ati none uyu munsi ndaza kuba inareba aho uri buze kuba wacikiriye umukobwa. Ana niko kuba yababwira ati ariko namwe ni muri shyashya kandi ni muri beza rwose, buri gihe muba mushaka ibibazo kuri Denise. Ati se ubundi yabashije kuba yabatwara iki? Ati we na John niko babashije kuba batandukana ndetse bitewe n'ubugugu bwa John muri gukomeza kuba mwamwirukankaho muri kuba mwamushakaho iki? Atasye ati ngenda nigendeye, ati ibirori byanyu mu bibanemo. Yagiye kuba yagenda. John niko kuba yamubwira ati ariko wikihuta cyane Ana. Ana niko kuba yahindukira aramubwira ati se uragira ngo umeze kumva aya mateshwa yanyu ahangaha? Ati njye ntabwo nakomeza kuba ndahangaha ndi kumva aya mateshwa yanyu rwose. Kambibutse kuba mwadukorera subscribe ku bantu batarayikora, ndetse mujye muri comment mutubwire uko muri kumva inkuru yacu
nibasha kuba yabashimisha rwose nta kabuza muze kuba mwadukandira kuri like, kandi nimuza kuba mwayikunda cyane mwabasha kuba mwayisharinga kuri bagenzi banyu nabo bakabasha kuba bakirebera inkuru nk'izi ngizi ndetse nziza zibafasha. Ahangaha abakobwa bari bahisemo kuba bakigendera ngo bareke ikirori, kumbe bagiye kugenda ba John niko kuba bagagarura aho ngaho. Barakwereka tugaruka kuri honore wacu yinjiye muri ofisi ahangaha komanga, ndetse mwibuke iyi ofisi ni umusore wacu munsi yikoreramo, akaba ari we CEO wa Mose Store cyangwa se Mathieu Store, ubyita uko ushaka. Yatangiye kuba yamubwira ati ese bosi, turi kwibuka ko uyu munsi dufite ikirori cy'amabuja tugomba kuba twajyamo. Mose niko kuba yabwira Honore ati ndatekereza ibintu byose byarangije ikintu cyangwa se biri ku murongo, ahubwo ikindi kintu wabasha kuba wakora ni ukuba waba ubohereje inzoga bakaba binywera. Ati kandi ndakwinginze protokoli yawe ize kuba iri hejuru, uze kuba waha igicupa kinini ndetse gishimishije uriya mukobwa wanjye cyangwa se umugore wanjye. Honore niko kuba yakikiriza, ndetse murabizi umuntu aba agomba kuba yakubaha bosi we akaba yagendera no ku mategeko yiwe. Yatangiye kubambwira ati bosi, atuze kubifata nk'ibyakozwe. Kumbe barakwereka Honore amaze kuba yafata iby'amakuru cyangwa se ibyo agomba kuba yakora, yaje kwereka hano umuseriveri aramubwira ati rishaka kujya kuba waserivuye umugore icyo kunywa, kandi uze kuba wahabera icyo kunywa kiryoshye cyangwa se kiri buze kuba cyabashimisha nk'umuntu wagize isabukuru. Dore ngo aramwereka uwambaye ikanzu ya pinki, ndetse uwambaye ikanzu ya pinki ahangaha turamuzi, ni umukobwa ndetse ni umukaryasi umwe ukora mu rugo kwa Mose. Kumva abangaba nabo bari bahuye bari kongera kuba bakozanyaho ndetse bari kuba batongana. Mwibuke Divine we ahangaha afite n'ifitina ry'uko uyu mukobwa wacu Denise umugabo cyangwa se umusore babana amukunda cyane. Yatangiye kuba yamubwira ati umunsi nzaba nagushyize hasi, uri hasi ndi kuba nakugendera hejuru, umugabo we nzabasha kuba namwegukana. Denise niko kwambwira ati ariko urabizi ngiye nta mugabo mfite ahangaha, ati nubu umushaka mujyane. Ahangaha Divine niko kuba yatangira kuba yamubwira ati ariko ahangaha twebwe dufite umushitsi w'imena ndetse akaba n'umugore wa boss wacu cyangwa se wa CEO wacu Mose. Batangiye kuba bamuha impano ndetse bamubwira ngo arakaza neza mu muryango nk'aho ari bo bazabasha kuba bamushaka cyangwa se bazamushingirwa. Dore na John wacu ahangaha ngaraza kuba yatangira kuba yagura inzira, ibi babyita guharura inzira, agatangira gutanga impano ndetse zihenze zinaremereye. Ese ibi ngibi ariko kuba babyikora barabizi neza ko uyu nguyu ari karyasi wo mu rugo kwa Mose yabashije kuba yatora uyu mwenda bawujugunye ikaba yawambaye. Nawe ahangaha rwose isuku ujyaho yatangiye kuba yakiryagagura, ababwira ati mwebwe ibyo muri kwa mwakora, ati ndi kubasha kuba nabizirikana rwose. Divine agahindukira akareba wa mukobwa wacu Denise akamubwira ati rega wowe uri umuhombyi rwose, uri umuhombyi cyane. Anayize nawe ati ibyo uri kuba wavuga ntabwo bizi mukobwa, ati ahubwo ushatse wagabanya amarere cyangwa se ukaba washyira baro hasi, ati kuko imikino uri kuba wakinamo nawe ubwawe ntabwo uyizi. Ati sibyo se sheri, ati wagabanyije ko hakiri kare ukabasha kuba wakifata nk'abandi bakobwa. Umukobwa karyasi nawe yatangiye kuba yabwira umukobwa wacu ahangaha amubwira ati nawe yanayize, ati tuzi utaza kuba wakisanga muri aka gatsiko. Divine nawe murabizi w'inzika n'izambere ndetse no kugambana ni ibya mbere kuri we. Ahangaha yakomeje yogeza abwira umukobwa ati erega wowe ahangaha ati nta jambo ufite. Ese mwebwe muri kwa mwakurikirana aka gakuru muba mubona bizarangira gute? Ese mubona ibingibi Divine akomeza gukora we na John ibikwiye? Ese mu buzima busanzwe ubaye ufite umukobwa mukundana ubuze amafaranga wajya kuba wamutanga ku isoko cyangwa se ukareka kigurisha ngo mubashe kuba mwakemura ikibazo gifite? Ibyo bibazo nibyo byabaye kuri uyu mukobwa Denise, ndetse umusore bakundanaga ari we John yabashije kuba yakina urusimbi ndetse aribwa amafaranga menshi ku buryo atari kuba yayishyura. Umukobwa agiye kuba yahamagara ahangaha umugabo we ndetse ari wa Mose yakaryasi niko kuba yamwaka telefone mubwira ati ese wowe ninde uguhaye uburenganzira bwo kuba wahamagara telefone? Niko kuba bayimwambura. Ndetse mwibuke hano hari umugabo bahaye ndetse komande yo kuba yagemurira icyo kuba umukobwa wambaye ikanzu ya pinki. Muri ako kanya yarahageze aravuga ati ndatekereza iki cyo kunywa ari icyanyu bamahuje. Divine yahise atangira kuba yabishyuhamo avuga ati iki cyo kunywa rwose
ati kigombe kuba ari icyawe. Nsangana John yatagiye kuba yakogeza avuga ati noneho turebe umuntu uri buze kuba yakoresha iki cyo kunywa. Ati ndabizi neza ko iki cyo kunywa cyohereje na boss wacu Mose, ndetse akaba cyohereje umukunzi we, ndetse akaba ari n'uwisezerano. Ahangaha Karyasi nawe yakomezaga hirya avuga ati umugabo wanjye rwose arankunda cyane, ndetse tubanye neza, nta mpamvu atari kuba yanyohereza iki cyo kunywa. Ndetse mwibuke neza ko uyu mukobwa isabukuru y'amavuko yabashije kuba yaba uyu munsi ni y'uyu nguyu, uyu mukobwa ari we wacu Denise. Ariko abangaba niba twabyita kwitiranya cyangwa se kuba bakitiza umurindi bakitiza n'imbuga, sinabyita ibyaha, sinamenya ibyo ari byo. Anayize yatangiye kubabwira Seriveri ati ese iki cyo kunywa wazanye, ati ninde wakiguhaye, ninde bakubwiye ngo uri buze kugiha? Seriveri niko kubavuga ati boss wantumye yambwiye ngo kuba nagiye umukobwa wambaye pinki, ati ariko ndi kuba nakitegereza nkasanga abantu bose bari ahangaha bambaye pinki, ati rero sindi bubashe kuba namenya uwo ndi buze kuba nta iki cyo kunywa nyawe. Ati ariko tubashe kuba twahamagara manager wabashe kuba wantuma, ati yabasha kuba yayimenya. Denise wahangaha numubwira ibintu by'amahane, numuzane mu bintu by'amahane, yari kuba yabwira umuseriveri ati ibyo ngibyo rwose nta kibazo. Ati niba bakubwiye umuntu wambaye pinki, ati reba uyihangaha. Karyasi niko kuba yakitera hejuru aramubwira ati ariko ubundi wa mukobwa we ugamije icyahangaha, tusibye kuba uri umukobwa utwara abagabo b'abandi, ati hari ikindi ushoboye? Denise niko kwambwira ati ariko wa mukobwa we ko numva wakomeje kuba wanyiha, ati hari umugabo wawe natwaye, anubwo nawe ni umufana. Ariko kuba yavuga ati Denise rwose ati mbwirire iryo ishyano naryo ntiriceceka ahangaha. Denise agakomeza aribwira ati we niba waje kuba wakenjoyinga, ati enjoyinga nta kibazo, ati kandi ntugire ikibazo, fagitire umugabo wawe ari buze kuba yayishyura rwose amahoro atahe. Mwibuke izi stress zose bari kuba batera umukobwa wacu Denise ziri kugenda zigahura n'ibyo bimazemo iminsi, ndetse akumva mu mutwe biri kuba byakivanga. Mwibuke yuko Divina na John bari ahangaha bari bamaze iminsi bamaze kuba posting ifoto bagaragaza ko, cyangwa se video bagaragaza ko uyu mukobwa ari kuba yaryamana n'umusaza ubyara Mose, kumbe bakiri kuba baburana. Manager yaraje, cyangwa se wa musore wacu Honore aza ari kuba yavuga ati ndabasuhuje mabuja, ndetse murebe neza uyaje ari kunamira yari wa mukobwa wacu Denise amubwira ati ndagusuhuje. John niko kuba yatangiye kubavuga ati ese nawe burya atura ahangaha, ati twebwe twabashije kuba twayaberwa iki cyo kunywa umuntu boss wanyu yabashije kuba yacyohereza. Divine niko gutangira kuba yabwira ati wibuke neza umuntu boss yavuze ugomba kuba yanywa iki cyo kunywa, cyangwa se champagne ni umukobwa bahoze bakundana, atari ku yungu yuranga Denise we mube mwamuvana mu ntekerezo zanyu, ati kuko we nakana ari kuba yakirira muri iyi minsi, cyangwa se ari kuba yakishumbusha. None niko kuba yavuga ati nanjye boss yambwiye ngo mbe naho icyo kunywa umukobwa wambaye pinki, atari ko none ibyo ndi kuba nabona ahangaha, ati ntago bisanzwe, ati ubundi kubera iki muri ahangaha muri babiri, cyangwa se muri abakobwa babiri mwambaye ibara rya pinki? Ati rero ngewe ati sindi bwe nabasha kuba nashobora kuba natandukanye ibi ngibi. Umukobwa ahangaha Karyasi niko gutangira kuba yakishyira hejuru, ati sura utazi urukundo rwa boss wawe rwose n'ukuntu ngana uko nguko, ati kandi ngewe ntimukomeze kuba imwanzamurira agasukari na pressure, ati mureke mbe nakikorera ibirori byanjye. Honore yatangiye kuba yabwira Karyasi ahangaha ati erega nawe gabanya pressure, ati wikomeza kuba wazamura umujinya ahangaha, ati kuko ibyo ntacyo biri buze kuba byatumarira. Niko kuba akambwira ati se none uragira ngo dukore iki? Honore niko kuba yambwira ati boss wacu cyangwa se CEO wacu agira vote abika ahangaha ibintu, cyangwa se ibijyanye n'inyandiko ziwe, cyangwa se n'amabanga make yiwe. Ati ndatekereza mwaza mukaba mwajya kuba mwagerageza kuba mwayifungura, ati turi buze kuba twamenya umugore wa boss cyangwa se umukunzi we ari uwuhe. Divine niko kuba yavuga ati ego rwose wari watinze kuba wazana igitekerezo kizima. Ubundi Divine we aba ari ahantu bishyushye, ndetse aba ari ahantu hagomba kuba harwana, cyangwa se hatsinda cyangwa hagatsindwa ntibiba bimureba. Icyo aba agomba kuba yakitaho ni ubugambanyi bwiwe. Bidatinze umusore wacu John cyangwa se
Honore yabashije kuba yazana ya kipe yacu yari iri kuba yarwanya umugore wa boss ari we Denise. Ahangaha Divine niko gutangira kuba yababwira ati nta mwanya n'igihe dufite ahangaha, ati mugomba kuba mwafungura vuba, ati ziriya nzoga rwose tukajya kuba twaziha iza nyina. Divine wahangaha ni umusinzi cyangwa se icyo aba ashaka we ni ukuba yakishotorera abantu ndetse agakomeza kwiryohera. Umukobwa ahangaha yatangiye kuba yavuga ati se ibingibi Denise urabishaka ngo tube twabikora? Ati kandi nukomeza kuba wangerageza ugakomeza kunesha umutwe gutya kandi uzi kuri buze kuba watsindwa, ati ibingibi uraza kuba wabiryozwa. Denise niko kuba yambwira ati ngewe ntabwo mbashe kuba mfite, ati wowe niba ushaka kuba wafungura ati fungura, ati sinjye nakubwiye ko nashaka challenge kandi ari mwebwe mwabashe kuba mwabitangiza. Anahise ahangaha atangiye kuba bababwira ati urwishigikiye rwose ararusoma, ati muhamwe mube mwahura n'ibyo mwashakaga. John ahangaha yatangiye kuba yakumirwa, atangira kuba yababwira ati murahire ko atari mwebwe muri buze kuba imwakumirwa. Kumva agakobwa ahangaha ikatangiye kwitegereza vote ahangaha gatangira kuba kashyiramo password, ese biri buze kuba ibyakunda. Ese aka gakobwa hari igitekerezo na gito gafite kuri password yuriya musore wacu Amose gushyiramo ahangaha? Ibyabashije kuba byakanga ndetse n'ibyari bubasha kuba byakunda, kuko uyu mukobwa twamubonye ndetse turamuzi, niwe ukora amasuku kwa Mose. Yatangiye kuba yamwaraguza, atangira kuba yabwira Denise ati aya marushanwa yawe rwose wabanzanyemo, ati ntago nabashije kuba nayakunda. Ikatangiye kuba kwigwishwa ibihumure. Ahangaha niko umukobwa gutangira kuba yambwira ati uri kuba wabona ibintu ubashije kuba wakora umukunzi wa boss. Niyo mpamvu bakubwira ngo umwanzi wawe niyo wabyinira mu mazi akubwira kuri kuba wamutera ivumbi. Ahangaha batangiye kuba bamwiha ndetse murabizi ibingibi ntago ari ibyaka kanya, birasanzwe rwose kuba bakihuye umwana w'umukobwa Denise. Batangiye kuba bamwiha ndetse ahangaha umukobwa wacu Divine niko kuba yazamura urushyi agiye kuba yaramukubita ka boss wacu amusaba ahateye ibirindiro cyangwa se aba arahageze. Ndetse kuri uyu munsi wa none yaje yambaye ya uniform ndetse yiganye segonderi ubwo uyu mukobwa wacu Denise yabashaga kuba yamutabara. Ese yiyemeje kuba ukuri kose yagukira hanze kari we musore wabashije kuba wakunda uyu mukobwa igihe kirekire. Ahangaha ka gakobwa niko kuba kaza kwigwishwa kuri uyu nguyu ndetse ka karyasi gakora muri office cyangwa se mu rugo kwabo uyu musore. Umusore niko kuba yakabona, atangira kuba yakabaza ati se kandi wowe wageze ahangaha gute ko nagusize uri kuba wakora amasuku mu rugo? Divine amaze kuba yabyumva ko umukobwa wari urakora amasuku mu rugo kwa Mose, amabere yatangiye kuba yakikora tonsa. Niko gutangira kuba karyasi yatangira kuba yapfukama rwose, atangira kuba yasaba imbabazi avuga ati ngewe boss, ati naje kuba nakirira ndetse nkanywanga mu kirori, ati ndakwinginze mbabarira. Amose yabashije kuba yagatega amatwi arakumva, arakabwira ati sinshaka kuba inakubona ahangaha ndetse mu maso yanjye n'ibibazo wabashije kuba wateza byose. Karyasi yari yatuzonze ndetse ntabwo yari yatwashije kuba yatubera umwana mwiza. Amose niko kubabwira Honore ati musori inzererezi mwe mwayikura ahangaha. Karyasi niko kuba yavuga ati apana none, ati ndaza kuba nakisohora. John wahoze afite amagambo menshi ndetse mwibuke ngo bari bamuzaniye impano, batangiye kuba bakigura ngo ni umugore wa boss, batangiye kuba bakorwa n'isoni, bari kuvuga ati se noneho ati turi buze kuba twabigenza gute? Boss niko gutangira kuba yababwira ati ni mwebwe nanone. Akangaka niko guhita kajya hasi gapfukama ndetse gasaba imbabazi kavuga ati turakwinginze rwose tubabarire, ati habaye kuba utamenya, ati habaye kwibeshya. Amose ahangaha yatangiye kuba yabwira inkunda rubyino ziranga ati ese mwebwe muzahora mutera akavuyo? Niko kuba yabwira Divine ati kubera amakosa wakoze, ati ni wowe ugiye kuba wadusavinga muri aka kanya, ati ni wowe tugiye kuba turi kumwe. Kumbe kaje ahangaha kuba kabasavinga icyo kunywa, karangije niko kuba kakuramo uburozi gatangira kuba ikabusuka mu cyo kunywa cyari kiri ahangaha. Karavuga ati ndabizi ubu ngubu namara kuba yabunywa, ati nirurangiza rwose araza kwifuza kuba yaza kuba yancuba, atarifuza ko njye nawe tuba twajya mu gitanda maze akankozamo ibintu bikomeye cyane rwose nkaba namubyarira akana.
Mwumve Divine noneho urwego yari agezeho ntabwo yari agishaka kongera kuba yaryamana na wa musore wacu ngo ni John. Kumbe umukobwa ahangaha yahise azana icyo kunywa ndetse atereka imbere cyo kunywa imbere y'umusore, arangije arakimuhereza. Mwibuke iki cyo kunywa umusore wacu agiye kuba yanywa kiraroze. Umusore we yarahindukiye abwira Denise ahangaha ati nizere ko iyi fomu yanjye rwose nta kintu ibashe kuba yagutwara. Denise nawe yatangiye kuba yamuganirira ati noneho wabashije kuba wakiyerekana uwo uri we, ati ushaka kuba wanyereka inifomu yawe ngo nibashe kuba nagerageza kuba nakibuka ko nabashije kuba nagutabara. Amwe murabizi by'abantu bakuru ntago muri abana. Umusore ahangaha yatangiye kuba yarebana akana ko mu jisho n'umukobwa ahangaha ndetse batangira kuba baganira, ariko mu by'ukuri niba bari bashije kuba bakishima bitewe n'ibyo bari kuba bacamo cyangwa se banyuramo muri ibi bihe bikomeye. Barakwereka cya gisore cyacu cya John cyaje ahangaha kivuga ati nyakubahwa Mose, ati ndakeka rwose mutishimye ku isabukuru y'amavuko yanyu, niko kuba cyakurayo buri kangaha gitangira kuba cyacana yabuje. Ahangaha niko kuba cyazana umuriro kivuga atanga nabazaniye fireworks. Kumbe umukobwa wacu amara kubibona Denise niko gutangira kuba yakipfuka yagira ihamuka. Mwibuke neza iyi season itangire cyangwa se drama yacu yatangiye umukobwa ari kuba yakibuka ibyo umusore wacu John yabashije kuba yamukorera, ndetse ubwo umukobwa yari ari kuba yahira mu nzu uyu musore John niwe wabashije kuba wamukuramo. None iki gisore cya John cyari kibashije kuba icyagarura umuriro imbere ye, cyasigaye ahangaha gisakuza kivuga ati ntago ari byo nashakaga, ati nashakaga kuba nabatungura. Kumbe bamaze kugenda cyaravuze ati sikigariwe, niko kuba cyafata cyo kunywa umusore wacu yagombaga kuba yanywa ndetse agashaka kuba yajya gucubana n'aka gakobwa kacu ka Divine. Ese intambara noneho iraza kuba yarangira gute? Iraza kuba yakizwa nande? Umusore wacu John kabashije kuba yanywa icyo kunywa atarateganyirijwe cyangwa se anyweye tuzi z'abandi atagombaga kuba yanywa, ibyifuzo byo bigiye kuba byamuyobora kurinde. Barakwereka umusore wacu John nako sori ya Mose yaje kuba yatanga kaya ndetse ari kuba yaryamisha madamu, ndetse yari ari kuba yambwira ati sheri, ati humura uraza kuba iwamera neza rwose. Kumbe bakiri muri ayo John nawe yari ameze nk'uruviri rw'igare ndetse ntiyari ari gushyirayo. Yaje ahangaha atangira kuba yasaba imbabazi avuga ati ntago nabishakaga rwose, ati nimubashe kuba mwanyumva ndabinginze. Kumbe ntibyari ikizi icyo kibashe kuba cyakora. Umusore wacu Mose agiye kuba yagenda ahangaha Denise niko kuba yamukurura, karangije karamwitegereza. Mose niko kuba yakabwira ati sheri, ati humura uraza kuba iwamera neza, reka mbanze ngire ibyo nitaho hano hanze. Ubwo John nawe yakomezaga kubita urugi aho ngaho avuga ati se mwamfunguriye abarimo imbere. Mose niko kuba yasohoka. John arwana no kuba yakinjira ngo ajye kuba yareba uko umukobwa ameze. Mose niko kuba yasunika ahangaha amubwira ati ese urashaka kuba wareba iki? Ati ntabwo unyuzwe nyuma y'akavuyo uteye. John niko kuba yavuga ati reka kuba wakitwara cyangwa se wamera nk'umugabo we wa nyawe. Ati we ntabwo uri umugabo we, ati nabashije kuba namugukodesha uriya mukobwa. Cyakomeje kwivugisha utuntu twinshi. Kumba Mose yari ari kwirodinga aho ngaho umujinya, arangije niko kuba cyambwira ati wowe bundi. Mose kikivuga ibyo ngibyo niko kuba yagishota panchi, arangije arakibwira ati ayo magambo yawe rwose uri kuba wazana ahangaha, ati uri kubona ko atari ngombwa. Ati rero ndakwinginze ube waguma kure y'uriya mukobwa niba udashaka kuba wahangayikira muri ibi ngibi cyangwa se ubuzima bwawe bwahangirikira. Mose yari amaze kuba yakigakurira ku ntoza, nacyo niko gutangira kuba cyamubwira ati ese ni gute watinyuka kuba wankubita? Ati guhera uyu munsi, ati ibi ngibi ubashe kuba wankorera, ati uzabyicuza rwose. Mose niko kwambwira ati ubundi umugabo nyamugabo cyangwa se umugabo ushyitse nuba ugomba kuba yiteguye kuba yahangana n'ibigiye kuza cyangwa se n'ibyago biri kuza. John niko kwambwira ati we humbye cyangwa se komeza ukanure ntuhumbye. Ati kuko ngiye kuba naza kandi ndabizi neza nzabasha kuba nagutsinda inshuro. Ati kuri uyu munsi waje kuba watsinda nabyemeye, ati ariko urabizi neza ko ejo uzabasha kuba watsinda. Kandi mwibuke neza
byose John ari kuba yakivugisha ngaha turabizi neza twe ko nta kamaro bifite cyangwa se nta kintu na gito bibashe kuba ibyasobanura ahangaha. Icyo yikuze ukuba ari ikigoryi gusa niko kamaro yari afite ahangaha. Amose niko gukomeza amushota amubwira ati icyo koze ati icyo nzi cyo nuko uri umusore w'umuryarya cyangwa se uri umusore udafite icyo umaze. Kumva Divine yaje ahangaha avuga ati sheri ati haguruka ati guta Mose watinyuka kuba wankubitira umugabo. John bari bamukuye amenyo ahangaha ariko kuba yavuga ati uwo nguwo mwihorere ataraje abe yabona ingaruka agiye kuba yahura nazo. John bari bamuhahamuye ahangaha ndetse bari bamaze kuba bamukubita. Mwibuke hari ikinyobwa yanyweye cyangwa se hari doze yafashe atari yakwiye kuba yagafashe. Rero ahangaha ngo ubushagariro buratangira kuba bwamwataka agatangira kuba yakiyegereza cyangwa se yafata wa mukobwa wacu wari uri ahangaha. Niyo mpamvu bakubwira ngo urucira mukaswo rukaba rwatwara mama wawe. Ahangaha uyu mukobwa Divine yafashe uburozi ndetse abushyira mu cyo kunywa azi ngo agiye kuba yagiha umusore wacu Amose. Birangira uyu musore ahubwo ari we John ubashije kuba wagifata. Ahangaha yatangiye kuba yafata umukobwa ndetse atangira kuba yakikura ubushyuhe bwari bwabaye bwinshi ari kuba yavuga ati ubu ngubu ati sasa ngiye kuba nagucoma ati ngiye kuba nakwereka uburyo ki zambarwa ahangaha mu kibuga. Yatangiye kuba yamujya hejuru arangije atangira kuba yamumanuka. Kumba agiye kuba yatangira kuba yakiyambura yose niko munda gutangira kuba hamurya. Yatangiye kuba yataka ndetse arira nk'agahinja avuga ati yibaba we ati munda hari kuhahandya ati munda hamereye nabi ati mana we ati si ubu ngubu ndaza kuba inabigenza gute rwose. Reba ukuntu babashe kuba batubuza kuba twakirebera agafilime bari kuba barwana. Umusore yagiye kuba yakitaho igikobwa niko gusigara ahangaha giseka kivuga ati genda ube wakitaho rwose ati njye sinabasha kuba ntabwo. Barakwereka ahangaha wa mukobwa wacu Denise niko kuba yakira cya kigoryi ari kuba yakibwira ati se kubera icyo wabashije kuba wanywa inzoga nyinshi. Ese umukobwa wacu Denise yabashije kuba yakisubiraho agiye kuba yakongera kuba yabana n'iki kimara ngo ni John. Yatangiye kuba yakibwira ati reka mbi nakuba nagutegurira agakawa cyangwa se agasupu kaza kuba kakuvanamo izo nzoga. Kumbe barakwereka ahangaha nibyo cya John cyabashaga kuba cyarota burya ngo umutinda arota arya cyangwa se umuntu yishyikirizaho atabasha kuba yagera. Cyagarutse ahangaha gisanga wa mukobwa wacu nawe aricaye Divine gitangira kuba cyamubwira ati iriya nzoga nanyweye ati wari wayikoze ibiki. Kumbe Divine we yari ari aho ngaho arangije ntiyagisubiza. Bigaragare ko iki gisore nacyo icyari igihehesi rwose ariko cyari kikivuga ati ariko biracyari kuba byambye rwose. Kumbe barakwereka twigarukire kuri Amose wacu ndetse na Denise. Ahangaha bari kuba baganira ndetse ikiganiro icyabashije kuba cyaba kimwe. Amose yatangiye kuba yatera udusitoro umukobwa ahangaha ndetse atangira no kuba yamubwira impamvu kuri uyu munsi wa none yaje kuba yamureba yambaye inifomo ka Denise. Mwibuke kuko ihamuka ryari ryakishe ndetse ahangaha kari gabyumiye gatuje ndetse kakomeje kuba kagira ubwoba kari kuba kavuga ati umuriro uri buze kuba wagaruka. Amose yatangiye kuba akabwira ati se kutuje cyane. Kumba bikikabaza umuriro wabashije kuba wagenda ikatangiye kuba kakitinyamo gatangira kuba kagira mu bwoba. Noneho karavuga gatangira kuba katabaza akabwira umusore ati ese bigenze bite ko umuriro ubashije kuba wagenda. Amose niko kuba akabwira ati tuza musheri ati ngiye kuba nakomeza ndahangaha rwose ati nta kintu uza kuba ati ahubwo se waretse nkaba nkuganirira story kuri buze kuba wazikunda ndetse ziraza gutuma ukomeza kuba umeze neza. Umusore yatangiye kuba yamutera story ndetse murabizi nk'agahungu katirariye ko katarongora inkumi. Yatangiye kuba yamutera udusitoro ahangaha ndetse harimo n'izo amubeshya. Yatangiye kuba yamubwira ati nyiri umwana mutoya ati najyaga ngiye mu ishyamba buriya nkajya kuba nahiga intare n'ibyana byayo ati kandi icyo gihe papa niwe wavuga wambwiye ati nintaza n'intare mu rugo ati ntabwo nzabasha kuba inawe umugabo rwose ati rero nanjye kubwo gushaka kuba umugabo cyane ndetse nkabyereka papa ati najyaga muri iryo shamba ryuzuyemo intare nkajya kuba nayihiga.
Denise ni kuko yambwira ati iyo nkuru rwose irashushanyije, ati narayisomye. Umusore wacu ni kuko yambwira ati oya reka wibeshya, ati ntabwo ariyo ndi kuba nahimba nuko. Denise ni kuko utangira kuba yabaza umusore ati ahubwo watangiye kuba wabeshya ryari, cyangwa se umushinga wo kuba wambeshya wowe utangiye ryari? Mose ni kuko yambwira ati sheri, ati si ubona ngiye mfite umwanya wo kuba nakubeshya, ati sinabishobora rwose, ati njye nta mwanya mba mfite. Reka nkwibutsa ko wadukorera subscribe tuzacikwe na episode izakurikira iyi ngiyi, ndetse ujya no muri comment tubwire ukuri kumva inkuru yacu niba yagushimisha, uzi kuba wadushyiramo imitima ndetse ukande kuri like, ndetse nuza kuba wayikunda uze kuba wadukorera share ku bantu bawe bakunda izi nkuru babashe kuba bazirebera. Dusiza Mose na Denise bari kuba bakiganirira, ndetse n'umuriro ubashije kuba wagaruka. Ese uratekereza ibyaba ngaba biri buze kuba ibyarangira gute? Uratekereza Denise akomeje umushinga wo kuba yasigura umusore wacu ndetse agakomeza kuba yamuha intuza divorce, cyangwa baraza kuba bakomeza gukundana ndetse bakomeze babane mu mahoro?